twageze mu rugo ariko mwe mukomeze hano jewe reka cinyuma ndebe ko nabafungurira nta muntu nasize mu rugo mwe mukomeze nta kibazo sibyo mutware gakeya ndaje mfungure hariya mutware gakeya ubona ko ugezanije ubona ari mwiza cyane yaba ndi kumva bari kumubona murederi yewe murekera muretse mwaba muretse muri kushora mubanza mukuremo n'ibyo bikora mwambaye mubikuremo mubone mujye sindi kwa nahuze nzihe genziranye nawe si wowe wandire kunyanya si mwarekera kunyanya kuri iyi nyanya mufite maruja nicyo cyandiriye inyanya muhambe uzikono naho iki ni icyahe wewe uzo nkubitira umukozi muri uru ntabwo kireba kibwire ntabwo ureba kibwire uyu ni nyoko ntabwo areba ibi bintu ni byinshi mwabuze ntabwo mbizi uba niko nako kaza mwabuze nari gusoroma imboga nari kugize ibintu hano mu rugo umva mutima we reka mutima ushaka kwinjira bashaka kugenda hariya ndababuze kiriya gitangira kunkubita ariko nagikubise cyagishaka kunkubita muje kwiye unana kumubita umukozi cyagishaka kunkubita cyahubitse nagikubise uyu ntabwo ari wa wundi udandaza ibintu hara ku muhanda mabujana njye ariko mu mbabarire ninde wabinjije mu rugo rwanjye ninde wabinjije cyangwa ni ibisambo wasanga ari wasanga muri ibisambo ariko njyewe nagipera ubundi mwana njyewe nagipera mama nibiki byabaye hano nimba ari ibisambo nimba ari ibibona bageze hano ari ibanga n'ibanga kubijijisha barareba kugira ngo ni wowe wazanye bose n'ibisambo ziba mumbabarire bose mumbabarire ubundi mama uyu muntu ubundi wamukuye he ubundi je abantu nije bazanye sibyo none habaye iki ko muri kuba tukagurya ihanganira ubu wewe wabona ibintu bigeze ha mwana we ukananirwa kubyibaza ntabwo ari abantu mama abantu basigaye bigira impumyi watirabuka gato ugasanga ibintu byawe barabijyanye uje hora gufanaga wasanga kiremeko nikureba wagiye umenya abantu ariko mama madodo witonde ariko wasanga ntabwo ari abantu nka wasanga kinareba garata mama ihanganira sibyo mwihangane mama aba bantu ninjye baje sibyo bakuye ku muhanda nakubwiye ngo ibi bintu ni ibisambo ariko bafite ikibazo uri kubona aba bantu ndavuze ngo mbare kabiri mume n'umuga ibi bintu nacyo kibona mu rugo rwanjye ariko ngiye nyiragiperi mwana uranzi mama njye ko nyita nyiragiperi yari yandeye aba bantu barabyibingana iki mume n'umuke ibi bintu ntakibona mu rugo rwanjye iwacu nta mpumyi zigeze zibaye mu muryango wacu nta mpumyi zigeze zibaye nyine ikibazo gihari sibyo umanza wumva aba bantu sibyo ni abantu nkatwe mwana ugiye kuzandumbira batwaye iki mama dore nagusigaranye umwe none ndebera ibintu utangiye kunzanira ntacyo batwaye mama ntacyo batwaye ibi ntabwo byambera mu rugo ndavuze ko mbare kabiri mutaci imbere mu mama reka mubwire mama ibi bintu binkure mu rugo wakwiyaga madu imbabazi n'imbabarire mugende muve mu rugo reka mubwire siko nawe ugiye kuba ingwate mu rugo
aba bantu bagutwaye iki mama ntagurikira mu rugo maduto witonde yaba n'inkono n'iyango ni yanjye genda n'inkono maduto nuko muri iki kintu ushobora ameze nk'iki kintu kitareba mama wenda mbabarira uyu mwana musiga ku rugo rwanjye nkasanga ntabwo usanga yateye none nari nkoze ubusa mama ntabwo urya nari nkoze ubusa nkoze nabi ariko mwana uzi mama ajya kunyitanyira giperi nyine reka mubwire mama urabizi mama reka mbaye gusobanurira mama yagiye kunyitanyira giperi ari uko yabonye wowe uzi wagiye moto wagiyemo bose nta kibazo nta kibazo mama waretse abo bantu kwe ntabwo izi mpumyi zambera mu rugo abatindi badutera n'inzu badutera inda mama aka kantu ntabikeza mwana wa niba ariyo micuku y'i Kigali wabaga genda subira mu nzu ma umuhanda ntabwo uzawuvaho twigende bafate tubayobora bihute bagenda iwabo ntabwo tubakeneye nka turagenda uyu mukobwa ntarwaye inda mwandakira mama mwandakira mama wasanga na telefone yanjye bayitwaye ma ahubwo ubimenye mugenda nk'abakinnyi ewe ubuzima buranze ariko iyo si nimba ndi kumva na nk'umusatsi yatangiye kundindebera nyuma ntanda zirimo mpamvu uretse ndazikurebera mu kanya twicaye ahantu si ubundi mwana wa nungutse igitekerezo mbwira ma wagurisha ibyo bintu ukajya kwishyura bivete ubundi ubu noneho bivete aremera ma sura nk'umuhaye amafaranga se yashaka makangerageze ndebe reka mbe ngusubije kuri ka kabaraza uba ariho wicara ariko umuhanda uzanatubona kugeza dushaje ahari ntabwo ubuzima buzarangira koko ariko se ubu ninjya kubigurisha turasigara turira muki turasigara se duteka muki ahubwo se wajya guhendahenda bifite wenda ko yakwemera wenda uyu munsi tukarara mu nzu ariko ntabyo mbiterekeho kubera mpamvu ntareba n'ubundi ntabwo ari bumenye ko ntareba nanjye rero kugira amazi menshi nabyo ni kubona ubukire bumaze kundambira napfagishije ibintu byose imyanda ntinanavuga ngo guca itese sha amakuru ni meza bose bashaka iki se sha abakene se ubundi mwanapfa bose mbababwiye ko mama wanjye aya maraso siyo nanze mw'abantu mwe kubera iki ubundi kubera ikibazo bizaga ku bantu twitondaga gusa nari naragukize uragarutse kuva cyagiye turara ku muhanda oya da none ubwo ushaka iki bose nshaka ko utubabarira ukadusubiza mu nzu mbabazi kandi ibyo mwana bivuze mu kigenda kandi ndebera frame ubwo se none ubundi cagiye cyo ntumwansabye imbabazi ubu muziye kuzisabira kuki bose tubabarira rwose mama kuva cyagiye turi ku muhanda anarwara none utangiye kurerwa nanjye ngo anafate hanagura nyine hajya nibyo buretse enda hanaguze kano ariko uceceke njyayo kureba nta kibazo n'ubundi narabimenyereye ngaho urashaka gusabira imbabazi ku kibazo tubabarire ukuntu noroshe shemwa sha uroroshe
ngahaguruka nkubwire nyine tuzashake utansabira imbabazi nyine ikindi gihe ku kindi kintu nyine ariko uratubabarira urabizi ko nta mugore mfite genda umugore none bikundi kukubabarira ibyo bintu uri kubivanga gute tubabarire njye kuzana mama genda umubwire aze hano sibyo ndayenja no gukora ikiyede ariko tubona ikiyede nzakora ikindi kiyede giteye imbere uri kubyumva ahubwo weho ngaho ryama hano ureke kurira none se boss uratubabariye nyine ngo yumvirire uretse ari kubanza mbwira ko tubabariye nzakubabarira umunsi uzaza nkakwereka icyo kiyede dore ndebera semwa ngaho mbwira njye kuzana mama ngaho yumvirire umubwire aze hano sibyo dore mbagana nje nyine sibyo none tuzabana se nzakwereka ibintu dukora agenda umubwire abaje hano sibyo umubwire ntazongere kurira sibyo mama ntabwo yabura kurira yabuze umugabo arimo nzajya ndabashakira n'igipipa ngenda kibishura sibyo ngaho mwiyumvirire ngaho genda umubwire aze urakoze cyane usa nka marayika wagira ngo ni Guadalupe twibereye ahubwo ngaho genda umubwire aze ngaho genda ndebera semwa ngo sasha nishimiye kuba mpagarutse we bamwe no mu nzu rero uba uri mu nzu uretse mwaramutse kibo meze bite kibo makuru mera cyane ariko ntabwo twaziheruka icara usanze rero ndi gusoma bibiliya usanze ndi gusoma bibiliya isigaye ndyohera cyane ariko wari umeze neza ewana meze neza kabisa ariko warabuze bya danje ntabwo nabuze warabuze bya danje usanze ndi gusoma inkuru yo muri bibiliya ariko bibiliya nge ntabwo nyumva kabibaza nakugira inama ngo ujye uza twige bibiliya usome bibiliya umenye bibiliya sinzi impamvu kabisa ntabwo buriya bibiliya rero iyo uyisomye urumva ukabigira nk'ibintu byawe dore nk'uko ujya ukora bizinesi ukanafata akanya ukavuga bizinesi ukayumwanya unoze usanze ndi mu biki ukayiha umwanya ugasoma urushaho kuba umwizere kandi ugakora muri ijambo ry'Imana sinzi ariko nzagerageza ndebe uzagira byanakubera rero inshuti yanjye Silvani reka mbere cyaha gusoma gakeya hanyuma byari biri kugenda ariko ewana ibintu bimeze neza ariko ari bitari kugenda neza nyine kuko mu kazi se mu rugo mani kandi se bimeze bite mama afite umukozi hariya ni umukozi wumva yarageze ahashashe umukozi wo mu rugo nza n'abantu mani agafatanya na mama ariko mbasura nta mukozi mwari mufite ni wo mu rugo ni umukozi wo mu rugo bamwita Madudu sibyo ariko ejo bundi hari abantu navanye ku muhanda bababaye mani ariko uwo Madudu yafatanyije na mama mani kubirukana byarambabaje rero ngira inama abo bantu na n'ubu oya burekeye wowe uri kwirukana ntabwo ndi kubyumva neza uri gucangacanga inkuru mu busanzwe nzi ko nta mukozi ubu ngubu ngemeze ntabwo ndi muri controle mani nje nataye kubera uwo mukozi se wo mu rugo no kubera mama wawe se n'umukozi barafatanya mani korera ibintu byo kunyita mani nawe bigabanya muri segakeye hari ikintu ariko ntekereje nubwo uri kumbwira izo nkuru mama wawe ndamuzi ntabwo ajya apfa kwivanga mu bintu ngo hari ibintu bitari kugenda neza nagenze ahantu henshi
murabo siko numva byakubabaje cyane. murabo bantu cyane. Oya hari ibintu utari gusobanura neza. Ndi kumva ibintu byakuremeje umutima byakujyanye kure. Nawe reality y'ibintu nawe bihari. rijewe sibyo. Hari umukobwa cyane. Ahantu nagiye urumva ahantu nkora ahantu hose njya nyura. Umukobwa mwiza ewa. Ariko wabaye iki? None se uwo mukobwa ubihuje we na mama we. Yanyuzuye umutima mwana. Noneho nabuze ukuntu nabigenza kandi naramukunze pe. Noneho najya nabyumva ni ukuvuga ngo wowe kunze umuntu none washatse kubazana iwanyu. Mana ariko narababaye sibyo. Nje ndi gutekereza wenda kuriya ko ameze kuriya kasa kuriya uramu. Ntabwo muze rega asa ukuntu ameze. Ndi gutekereza ni abaye mu rugo nyine agasaba. Wari uvuze ngo arababaye gute? Mama we ntabwo areba sibyo. Ni cyane. Kandi nta hantu ho kuba bafite niyo mpamvu nari mbazanye mu rugo. Urumva ni ikibazo rero nk'umuntu nka munywanyi wangira inama nkamenya nanjye uko ndakwitwara. Urumva umukobwa acuruza ari ku muhanda kandi ukunda kuhaca ahantu abari ahangaha ku muhanda ahantu hari acururiza amatovu ku kantu k'agataro ukuntu nyine kameze. Ubu rero najya nakumva kandi na mama wawe nawe ndi kumva afite ishingiro. Umva rero inama nakugira. Ubwo uwo mukobwa waramukunze ngo nicyo numvise. Ntabwo wabyumva kweli. Uko nabikekaga. Ese ko nabonye atameze neza. Niba koko waramukunze wamufashe ukamwitaho akabanza agace agasa neza. Ikibazo mfite njyewe. Mfite ikibazo wenda ntamwiyegereje. Ati namusukura akaba neza n'ubundi nkamubura akajya n'abandi nawe urabyumva. Ushobora kumusirimura ntagira ute ariko ugasanga nyine ahise agenda. Nta experience mfite y'ibintu nk'ibyo. Ariko burya niba waramukunze hari uko mubanye hari uko mwamenyanye hari no kumubona. Niba ubona ari umuntu wasirimura akagenda nabyo ntabyo so wabura kubitekereza. Burya rero Imana niyo yubakira umuntu. Ubwo yakuyoboye kuri uwo muntu igatuma umutima wawe umukunda ngo hari n'igihe bifite icyerekezo cy'ibizababaho. Niba wamukunze why not musirimure abo musirimu kandi akeka na mama wawe ntabwo yamwanga. Burya ashobora kuba yaramwanze wenda bitewe nuko amubonye ku nshuro ya mbere wasanga baramujyanye utabimubwiye. Ariko cyakoze tukaniko ngiye kureba ukuntu bigenza musirimure hari ahantu ari sibyo ariko urabyumva nyine no kwitanga. Ko se wamukunze gute? Ngire tuganire uzabisobanura neza uzabimbwira ariko nzakubwira turacyari kumwe ariko ibintu byaba ari byiza kabisa. Ariko winyegeragera iyo siwa uyu muhanda n'uwandi egereye ruguru. Ntabwo nsaga ku isatanje. Ntabwo nsaga ku isatanje. Uyu muhanda warawuguze Egereye ruguru. haza ntabwo naje kwirirwa ndagira inka naje gucuruza mu bwoko ariko nsanze ku isatanje winyegereza ubwabugune bwawe. Mbabara w'inkora izo nyanya zawe ebyiri nkazijugunye. Ubwo si ubwo busarisa bwawe bwagezweho. Reba n'ubu bubaga bwanambye. Mazina wongera unkorere ku mboga urebe icyo ngukorera. Umuntu ari gucuruza salisa uri kwirirwa wicaye ku reba uru runyanya urarufite zimaze kangahe? Zimaze kangahe se ariko ni rwiza twirwana si ibyumweru bibiri sewe ntabwo uzaba harera ku nyanya zaba zenda wajya mboga kanirire karanapfuye ngaho iryako gako niko ngo hasi. Yes bazina Nda kubwa ko nshaka ibyo bikaroti byawe. Uri kwayuza ugasa udashonje. Harikwe nasonzereza karoti. Urambabaje urasetsa. Njyewe ujya umenya yuko nuko rega namenyeye kurya buri kanya. Ibyo kurya buri kanya. Ngarye ibyo biboga byawe byanambye. Ndarya mu kanya. Abakiriya bagiye kuza nturagurisha ntari ntabimara umukimbo wanjye. Duteka. Sugura rye hasi. Uracuruza iki kuzimaze? Azimana wandeka ko ari izanjye ari byaziranguye. Karibu kiriya ngize hano. Ubona ya matovu wayahunze.
dore ndi hano imboga rata nziza njyewe zifite wawe vitamine kiriya njyewe wawe mfite na karoti nziza rebera urunyanya imboga nziza zifite vitamine oya ni uyu nari nemereye ko nzagurira ubutaha izo nyanya zimaze kane do urajya kugura inyanya uraba salisa do zisohotse ejo bundi ugurisha gute bose reba bino byose wayibonye ariko nkaho dore ushaka boss hari njye bagiye kugurira kagira amashyari doka nagurutse kagira amashyari salisa guturisha aho ngaho rero ndaje ngugurire harya izi nyanya warumbwiye izo nyanya zose ubwo ari wowe uzimpe ubwo ndaguhangahe pato inyanya zimaze kane inyanya zaravuze ngo izi ni 200 urazi ko ari inzoka none se harya waguriza mu nukuvuga ufite ayo kugarura se zimaze icyumweru umva ubwo ari wowe fana hari ko sinakubwiye ko ndaza kugurira nawe wajya ufite akantu ko gupfunyikamo se kugurira uretse akasaho ngaho nyine umukobwa ufite akantu ko gupfunyikamo kwita isoko yahe ntaka nagufunikira mu ito data ndakugurira hariya nta kintu agira ko gufunikamo rako bose nta kintu n'umutaha rero uzashaka utuntu ugupfunyikamo kugira ngo upfunyikire abakiriya ugupfunyikire abakiriya karamwaye dushyiremo aha ngaha bose urakoze imana iguha umugisha reka nanagufungira wikwirushya sawa urakoze imana ikurinde uri umukiriya mwiza akarake kaba basi araka kameze ayo 500 urayafite wowe umukiriya ugiye ariko reba uku kubako nawe ureba uku genda wagira ngo nta sida cyangwa diabete cyangwa kari umusatsi ntitwara nkamwe mbonaga nacanye ko cyarahumye wanzara ubusambanyi bwagihumishije genda uzanye mama mu biki nakwereka ndeba bakambona ndi kubarunguruka da sikura mwana ari sawa ziko Sylvie ntago nabyitagaho Nita yaba yararebye neza kabisa nabonye ntacyo sikura mugana mukesheje kamwitaho byaba ari byiza n'ibyapa hariho umukiriya mwiza bitesha tomato paste amakuru baziza ngizana imbere mu Sino no gucuruza ndacuruza ntabumye kora no gushaka sawa tukavuga ariko nshaka nayo gushaka pe bisiza aho ngaho umukiriya ubikora ariko zirazana kiriya gikorwa mucuruzanya agakitaja kiruzi byacu turi gupanga tuziya gahunda twari turi gupanga naragushimye nibyo buriya nakubwiraga ngiye cyagiye nsanze cyagiye ndi gukora amasuku mu rugo nje nta mutima mwinjiraga ariko boss narabibonye ko nta mutima mu nari nciye hano ndi kuvuga wewe turekane ko mama garuka tukagaruka mu nzu ndatekereza rero nyine ikintu cyari kinzanye nje kubwira ko dore watangiye gukushuka uje kuduka ijya y'igitari umunsi y'igitari kuri kwa mavuta ganje ufate amavuta ajya gushaka ayo mavuta gasuze okay gasuze urano numfishe ariko ngo sagarangura shobora kuba yararangije no kugarangura genda agwe utwawe n'utwande n'utwa mama wawe ikindi rero ikindi cyari kinzanye no ku nshuro ya kabiri nje kubwira ko abikundaga n'ukuri gukundaga burano niyo mpamvu kuvuga ngo caje na sinzi byari byanteye ariko boss no kuri gisaza ariko gisaza reba bwawe naje yaje nuko nahitaye mu bishingo ariko nayo nabuconze ukunda cyane yakuyemo ako gakote kano gashati ko muri mangaze iyo nagiye muri mangaze nanje nagiye guhamviraga rimwe no mpamvu rero ko gusaba kugira ngo ugire utenda gufasha ariko ndebe kugira ngo ku isabato igitaha uzaze nako oya njewe nzakwisangira iwanyu uzawaje sinzi ukuntu uzawagenje nzagusura kuzana n'akantu nkwereke n'akakazi nakubwiraga n'akakazi nzakubwira tuzakora turi twembi kugira ngo iranze umukomeze kuyibamo amfete abantu bagize uje gucuruza karagakobwa katankora ikindi kibazo cyose uzaje uragira cyo ambwira nje imana ikunda abagabo rero abakobwa beza nk'abo dore na kano kaboko kari kajemo
Urakoze. sawa wawe uronke nzagushingira n'irindi duka ryamangaze ukagenda kiriya gikorwa nticyumve ibyo twaganiye Ntabwo cyakunda. sawa ubundi ko mbona umwanya atanga babazi Ratera. Wajya umenya ibyawe. Se birakureba. ngo amavuta ngo urukundo Kubera wakushutse utagira ukwitaho ukugurira. Menyera. reba iyo jipo urebe n'indi namba Wati. ninde se wagukunda n'ibiriya bigabo Ibigabo ariko nibyo biyasa. Ufite ikihe? Aho waherere ufite nimba ubu. uzi ba basore beza iyo bitatu bakushura yize Umva yabaye sheri wanjye bafite ntiyafite ntabwo banyibinyanya mpereza. higame Karanga. Nuko wagiramo nta nubwo karezwe nka kariya karerewe. Ariko ntabwo ntakakora. Basari njyewe bihora bigwirira. Kiriya gikozi giturutse he nturi yawe tuzicana. Kaza bihora biyambwira ngo ubu koko nzabisubira. ni wowe Eh? bose urakitwa trompeteri ntabwo ariko amusore byabaye cyane ntabwo twari duherukana uracyacuruza ndabona Si cya gikozi cy'iwanyu so kije kikongera kikamenya. nta n'uwo ubimenye Dore ahantu hari inyanya ebyiri na karoti byose. ariko amusore sibyo ariko njye ndaza kumucaha sibyo Nta kibazo ndaza urakoze. kumucaha komeza wihangane Sawa urakoze. okay sawa nagira ngo ntawe uriyora ariko ntawe uriyora yewe urinde 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 ko utari kumbwira se wowe nshaka w'inyabirabo kandi nta muteguro kandi ni umuteguro ndabona gusa Ma, wiriwe. yego waje ni sawa none se ko utari kundamutsa kandi dore wari wanengeje wari wagiye Nagiye gucuruza. ngaho ngwino umpoberesha n'umuhonere amakuru ako dore umubiri gakeya urampobera tumare nk'umunota nk'aguma Ariko bose umeze ute? ni sade nakuzana n'akagifuti Harimo agaki. ngaho reba nawe Hano harimo agaki we. fungura urebe fungura Yewe tere. samusange Basi ni wowe wanjye. bakwishyura kugira ngo turakwishyura kuki maze hari ukuntu bahita basunika waguze hari ukuntu telefone bahita basunika Ma, hari ukuntu bahita basunika kuri mobile money n'umubare w'ibanga ariko bose Telefone hari ni ahantu ibi, hasenyutse telefone ni waza ibi. nkajya bagiye kwa. kunyereka ahantu hasenyutse okay Hari ahantu hasenyutse. ubwo cyakiye nakubwiye si bwo singira ngo turagikora uyu munsi maze umujyanye mu nzu Oya. Ma, buretse hari ahantu agiye gukora hasenyutse, sibyo? yeee bazi murangije kuhareba Ima barangije kuhahoma. Ntabwo hari hanini cyane. rekana n'abasuhuze reka agende nzagaruka bazaniye utundi tuntu bamusigare neza baye Urakoze bose. Ifashe bite? bazi umeze ute kumera cyane umeze neza uvuye mu rugo ariko ubu ngubu mu rugo basigaye barabemerera neza okay Twe twicara. twicare
rero cya gihe iwanyu bamaze kutwirukana bose wese twinjiza mu nzu wa muntu wari ubakodesha ariko warakoze nubwo dutemeye ugira umutima mwiza nta kibazo gusa hari ikintu kindi ku mutima nifuza kukubwira buriya nubwo wenda biriya byanze ariko ni ikintu kiri ku mutima ndagukunda cyane ndagukunda pe urankunda se shaho ntushaka ureka urwo rukundo ntirushoboka no kubera iki rutashoboka oya nta kuntu bitashoboka ko urahari nanjye ndahari sibyo ntabwo bishoboka kubera iki bitashoboka njyamana na bosi bive none se ariko ibyo wenda byabaye nk'impanuka njye ntacyo byantwara sibyo oya ariko njye nta kibazo byantwara ntabwo nyiri umukobwa yangiza umugore ariko njye ntacyo bintwaye sibyo icya mbere ni uko ngukunda nawe bikugiyemo byaba ari amahirwe sibyo uri kumva nta kibazo byagutera njye nta kibazo cyane sibyo icya mbere ni uko nabo ngukunda urabizi njye ntacyo bintwaye nta kibazo noneho ntari urahari nanjye ndahari turi mu rukundo byagenda neza gusa nyine wowe itegure neza sibyo ugiye gufata mama duhurire mu rugo njye hari ahantu ngiye none mama ntabwo ari bunkubite no wigira ikibazo bya bintu byarakemutse nawe umukozi wanyu yaratuje uriya mureke ni ibye mureke sibyo wowe genda ufate mama wawe duhurire mu rugo hari ahantu ngiye nta kibazo ube tayari ariko ubanguke batankubita nta kibazo ntugire ikibazo sawa ntazi ukuntu ari beza imana nimufasha wenda nawe uzahabona Imana ikora byose ubu ntabwo kabiteze ko byari umva mwageze nabasanze mu rugo wawe ukomeye amakuru meza cyane ukomeye nawe ni karibu iwacu ko mwicaye hano hanze mama ba bantu bageze hano menya nawe utabimenye ni karibu kabisa ariko mama agiye kuza kubasuhuza ariko ubwo nimugire ikibazo ibintu bimeze neza ariko mama ni uko utari kumureba ni umusore mwiza ni igihe gitoya ahubwo buretse gatoya manze mpamagare ubanza ari imana yakunyoherereje pe wowe ntugire ikibazo wowe dukwiye kuri uwo muhanda ubanza ari imana yakunyoherereje ni muganga se noneho ndagira ngo mwibutse kuri cya kintu nakubwiyeho cya wa muntu urwaye amaso turi kumwe ubu ngubu uyu ari mu rugo ntabwo ari kure urumva wakagombye guhita ubikurikirana nyine urabizi akeneye ni ibintu ngenzi neza ko wahita umukorera kandi bikagenda neza wowe ikibazo cy'amafaranga cyo ntukigire arahari nta kibazo ubwo rero ibyo bintu ugomba guhita ubikurikirana ukamenya gahunda neza ukuntu bimeze tukareba uyu mumere ukuntu ndabizi ko wamuvura agakira kabisa ubwo nyine gahunda niza aho ugomba guhita uza ukandeba hasi mama ese kutajera byagenze naje mwiriwe ni mwebwe muraho mubyeyi ese ashimwe mukomere oya ntabwo ndi mama ujye uhita mama mukomere mwana naje guhura n'agakiza reka burya nari ngira umupagani yewe mumbabarire rwose mwana wanjye yaje kunsobanurira nsanga narafuditse mwihangane rwose mumbabarire reka tubinjize mu nzu bambwiye ko uyu mubyeyi afite uburwayi bw'amaso ariko mwarambabariye
yewe ni karibu iwacu rero mwumve mwisanze. ya mukomere cyane rero, gusa turi no gushima Imana. Ya hashize igihe kinini ariko urabona ko mumera ari kureba, ahubwo Imana yakoze imirimo ni ukuri. njye nagize amatsiko yo kumubaza bakimufukura, nagize amatsiko yo kumubaza ngo uri kureba iki. Ya gusa nyine dushima Imana, njye n'umudamu tubanye neza. Ya uri kubona ko ibintu bimeze neza. Mama wowe urabyumva ute? Yewe nanjye narishimye, ariko ikintu cyanshimishije cyane ni ukuntu bambabariye. nta muntu utakubabarira. Ni ukuri pe. Bebe wowe uri kubyumva ute? Turabashimira cyane na mama ndamushimira, Ya. mwarakoze cyane. Okay, gusa nyine nta kubigira ibintu birenze, twari kwikorera, gusa ni byiza kuba tubanye neza nk'umuryango. Umukecuru ameze neza, mama nawe ameze neza, nta kibazo. Hashimwe Imana yatuzanye Ya ariko ntabwo muri kuba, Ariko mwana wanjye nawe uri igitangaza. ariko nawe uri wabigite ndaje cyagiye. Umukazana. Imana yarakoze. Ni ukuri kw'Imana. Mwarakoze muri ababyeyi beza. Nawe ba mwana. Ayiwe. Si ubu ku isi wari uzi uko hasa. Kabisa. Ni ukuri Shimwa Mana. reka mbonereho kugira icyo mvuga. Mbere na mbere ndashima Imana, ndashima Imana yaduhuje namwe, yarakoze cyane. Ubu turarya tugahaga, ntabwo twaryaga, murareba ukuntu umeze, mwambaye neza. Umwana wanjye yanyeretse imyenda nambaraga ntabwo yayijugunye, numva neza neza mbuze aho mwirwa. Aho umugabo wanjye atari mwarahambereye, umwana wanjye ndamubona asa neza, ni mwiza Ubona ko ariko anari ibwami ma. ni ukuri. Muri Edeni. Umukwe wanjye ndamubona ni mwiza cyane, Mwana wanjye agira umutima mwiza. Imana yanjye. Noneho impano y'u Rwanda ba mwana wanjye ni ukuri umva mwarakoze. Imana Imana ishimwe. Mama ariko ni ukwikorera.